hanyuma rero nje muri gospel talk y'uyu munsi tugiye kuganira ubu Rwanda no muri Afurika twajya twagira papa ngo ni kwisi yose nyine ariko urumva ubu ni Afurika mu Rwanda ariko ari mu Rwanda. ntago Afurika yari yarigeze igira papa twari dufite kardinali twari dufite kardinali wenyine kardinali ako nawe yavuye mu mwenye ya kure ariko uyu munsi rwose dufite papa papa sindamenya izina rya papa papa wacu yitwa Faustin papa Faustin ariko ikirango cya papa wa kangahe ntabwo urakimenya tukatumwite Faustin wa kabiri akoze uwa mbere ni Faustin wa mbere kuko papa Faustin wa mbere papa hanyuma abantu badukurikiye tuba twinjiye gutyo turi guseka ariko muri no minsi hari ijambo ryo gukoresha ryitwa ireme buriya usanga abanyarwanda bavuga ngo ireme ry'uburezi ryacu ngo ryarapfuye ariko niryitwa ireme ry'ubukirisitu ryo ryarahwereye ubwo ni ireme ry'iyobokamana ireme ry'ubukirisitu ubwo abasilamu bafite ireme pe yemba abona abasilamu bafite ireme ibintu byabo bibona biri buriya abasilamu ibintu byabo biri bye organize uzi impamvu buriya niba nabo navuga ngo bameze hari navuga ngo bameze nk'aba bandi bibiri vuga ngo bajya gusenga kugira ngo abantu bose babimenye ariko hari ikintu bakora biravuze ngo nujya gusenga ngo ifunguro agombaga kurya ngo uretse abakene rero buriya uzarebe abasilamu iyo bagiye muri cya gihe cy'igisibo ibintu byose bagombaga kurya babiha abakene impamvu narivuze ngo ibintu byabo biri bye organize bose bafite uwo bizera witwa Muhammadi bahuriyeho kandi bagomba gusenga bareba imaka nubwo uyu munsi wenda usanga bashyamirana nka bitwa Bashiya n'Abasunita ariko bose bemera bahuriye kuri Muhammadi ariko abitwa abakirisitu ntibafite uwo bemera nabo ibintu byabo usanga Yesu se buriya baramwemera bamwe bari Yesu abandi Yesu reka tuvuge Yesu na Yesu byose ni desemu Yesu wundi ahubwo baramwemera jitse nyine nibyo nanjye ndi kuvuga donc ubona harimo inuzi uzi impamvu buriya abakristo ikibazo bagira nuko ibintu barimo batabihagazemo ngo babyizere buriya abayisilamu bizera ibintu byabo niyo mpamvu uzajya kubona ukabona abarabu bavuga ngo iyo umuntu apfuye yisha abantu urakumva ngo ajya mu ijuru akagororerwa ngo amakamba uvuga ngo bizeye ibintu nyine barabyizera ibintu byabo barabyizera baranavuze ngo umuntu uzakora neza sibyo ngo azarongora amasugi 7 bageze mu ijuru ubu bageze bongeje 2 ibyo ni ibintu bizera urikumva ibyo ni ibintu bizera ni irari buriya aba kabiri njyewe nemera ni abadive kubera mbemera mu bintu byabo sinemera imyizerere yabo amahame yabo bayahagararaho yaba ari abica nasiga nkubaze nuzi ko umuganda ukaze mu Rwanda umuganda si ikintu gikomeye hari umuntu washipota ariko imodoka ntizihagarara uzatwara imodoka nufite imodoka uzayatse saa 2 ujye mu muhanda kuretse fashe bibiranga uvuga ko ndi umudive aba uri umudive urukumva aho ngaho waba biyitiriye rero uzapfe kugenda gutiyitira abari ariko hari undi muntu wari wabona usiba umuganda ku munsi w'umuganda mu gihugu cy'u Rwanda umudive nuvuga ngo ibintu bigiye abihagararamo bati mwanyica mutanyica uranyumva neza jewe ndi umudive nzahora ndi umudive mu bintu byose ariko uzarebe urukumva abitwa abakristo ubwo nivuga abakristo ni katolika abakristo n'abapene n'abaporoso ubwo le protestanti zose nzishyize muri bose iyo habaye ikintu cyitwa nk'inama gusa ku cyumweru mufunge bose barafunga insengero uranyumva neza ariko abadive nubwo wamwica ngo ati iyo nama ijya kuba abahamya nuko abahamya bo bareke simvuga bo abahamya bo bafite ibintu bizera ntibapfa no kubishobora uzi ko batemewe guterwa amaraso cyane abahamya abati mfe ayo maraso yashimiye umuntu nyagwa w'urwego gasi namuzi sakanjye wogewe abantu babumva wowe ariko ku ruhande rumwe ari ku rundi ruhande ari igihe gushyiramo umuntu ufite dayimoni ukaza wiruka urukumva nibyo ngibyo rero
hanyuma rero impamvu tuba tuje twiganira gutyo kugira ngo n'abantu badukurikiye nabo cyane namwe mwumve bishime. Ega niyo mpamvu tuba tubasaba gukora subscribe Nibyo kugira ngo nabi. bishime tu entertaining cyane muri itangazamakuru na entertainment iribamo gushimisha Yes. iribamo kuburira kwigisha yego ibintu nk'ibyo ibintu nk'ibyo ngize gucya nyine mbona Papa Faustin wa mbere baba baramwimitse ariko nyujijemo amaso ndaranganyije amaso mu bikorwa n'ibivugwa sanga naho harimo akantu ka ujuju akantu k'ibanga rya muvara nako karimo harimo icenga rimwe ryo ku rwego rwo hejuru arega buriya Robert mwamikazi w'isi n'ijuru yego buriya buzi igituma abanyamadini kenshi barwanira ubuyobozi yego ntabwo urabimenya swati umuhamagaro bawuhinduye bizinesi ni ukuvuga ngo ahangaha abantu benshi baba barwanamo ibintu bibiri icya mbere barwanamo pesa icya kabiri icyubahiro n'ibyo bintu bibiri burya kenshi abanyamadini ubona barwanira niyo mpamvu ngewe wa mwana wabaye nka Pawulo ngewe namaze kumera nk'ibisiko ku gicaniro igihe cyo kuza kwa Kristo kiraje sinyishaka ibintu by'ubuyobozi ndi pasiteri usenyeye nta muntu uzansigura ngewe nezezwa no kwicara kwa Kristo we nanjye sigaye ndi pasiteri sigaje gusengerwa nta bindi ngewe nezezwa no kwicara kwa Kristo gusa ntihazagire uza kundamya ntihazagire uza kugira gute ariko umuntu uzumva akeneye ko musengera nzagusengera serivisi mu bijyanye n'iby'umwuka cyane ndahari nzabigisha iyo wampamagaye kubwiriza ndabwiriza urakumva iyo wamaye aho kuwigisha ndigisha no gusezerana gusezeranya ndabasezeranya gusa njye sindatangira gusezeranya oya ntabwo nzabanza usengere tuzatukwimbira ego ushatse wanabikofaminga tuzabitegura tugusengere yego urumva ahubwo ntabwo tuzagukira nka Faustin wa mbere Papa Faustin wa mbere pastor biriya bintu wabibonye ute donc si ibanga rya muvara rishobora kuba ririmo hariya ni irihe donc biriya bintu iyo ugiye kureba nakurikiranye umuhango nagiye gukurikira umuhango ariko ngerageje gushaka amakuru y'ibi bintu urumva ngerageje gushaka amakuru y'ibi bintu menye ibi bintu byaba byaraturutse ni ukuvuga ngo uriya Robert ureba aya madini yose avuka uzarebe yirefera kuri Bibiliya cyane urukumva akazana umurongo umwe kavuga ngo haranditswe ngo urukumva mukundishe Uwiteka umutima wanyu wose n'ubwenge bwanyu bwose agahita azana uwo murongo akabyo cyanditswe kera akarita agenderaho urumva rimwe na rimwe akaba ati nge niyerekwa narabyeretswe Imana yaransanze abahanuzi barampanuriye Imana yamaye umuhamagaro akabigenderaho wa murongo rero akarabashingiraho kuza gukora itorero nawe rero aba nabo bo aho bashingiye ibintu byabo bishingiye kwibonekerwa bora bafite cano uze kuyisura yego uze kuyisura cano yabo yitwa ngo iki abamurikiwe yitwa ngo niba ari roho nikira roho gira gute urumva iyo niyo cano yabo bakoreraho roho nyirukuri iyo roho nyirukuri rero hariho amabonekerwa utabara umubare wayo ibyo rero nibyo bashingiyeho urumva hari nahageze bafite 8,000 n'uwo muhango wose niho uri niho wanyuze w'amasaha ane nimusenge by'ukuri by Therese usabye amahoro reka ndate mubyeyi Therese uyu ni umuhanzi wabo uwo ni umuhanzi wabo kashime Yesu abantu Therese cyane nabonye Valentina Nyiramukiza ngo ahagurukije intamenyekana ngo zisigasire Kiliziya Gatolika urumva ibyo ni iki iyo ni imitwe y'ibiganiro ibyo ngiye gukora mu Rwanda ubwo ni ubuhanuzi yego nuvuga ngo bagiye bafite n'ubuhanuzi bukomeye ubwo buhanuzi rero bwose nibwo bwonyine bashingiyeho kujya kwimika papa rero nimba nayita reka nkoreshe ijambo imitwe cyangwa agatsiko reka nkoreshe gurupe itsinda si ikintu kibi buriya itsinda none si dufite amatsinda y'ibimina itsinda ryitwa abatowe
niko ryitwa iryo tsinda. Hakabamo n'irindi tsinda ry'abagore ryitwa ngo ni abamurikiwe na Yezu. Uranyumva neza? Izo matsinda abiri rero ngo kandi abantu bazi ibanga rya muvara n'uburyo mbona kuvuga ngo twaramurikiwe. Nuvuga ngo bamurikiwe harya mu gifaransa bamurikiwe bita iki? Babita bamurikiwe na Bikira Mariya. Abamurikiwe na Bikira Mariya ari Zerimani. Nuko rero abo rero bamurikiwe ntushaka kubwira ko ari bo bantu bakomeye cyane ndetse bagiye bakora ibyo bikorwa. Rero mu kumurikirwa urukumva niho honyine havuye nyuma abo bantu bamurikiwe na Bikira Mariya ndetse n'abatowe nibo bahisemo gusa nkaho batemera ibikorwa bya kiliziya, bo ntabwo babyemera. Ubwo donc ntabwo bari kwemerwa na kiliziya? Reka da, ntabwo babyemera. Uzi impamvu batabyemera? Basengera he? Basengera muri kiliziya. Muri kiliziya buriya none se ko nabonye umuhango wabo wari officiel bariya ntibaheshejwe umugisha? Bariya reka da, bariya bafite ahandi basengera, bafite ukwabo basenga. Ndetse n'ujya kumva mu kiganiro uyu Faustin wa mbere Papa Faustin wa mbere, yego, muri disikuru yavuzemo ko ahantu basengera bahahawe na Musenyeri wa Kigali. Musenyeri ntiwahabahaye. Ubwo haremewe nyine. Nose umva basengera muri kiliziya, basengera amazu ya kiliziya, yego, ntiwahabahaye. Ndetse harimo n'abapadiri. Ibintu birakomeye. Buriya papa afite abapadiri ashumbye. Harimo abapadiri muri umuhango, abapadiri babiri bari bawukurikiranye umuhango wo kumusengera, wo kwimikwa. My friend, ibintu ntabwo byoroshye. Dore uvuga ngo ibi bintu urabona kiliziya gatolika, iyo urabona impamvu amayerekwa y'ejo bundi Musanze atabayeho, atemewe. Yego. Abana bwacu twe twamubonye ku giti cy'ipoto. Ariko seka ngo baze muvana. Kubonaga wowe ibishusho abantu bafotoye amafoto, wabonaga atari ibintu bihari. Kubishushanyo. Wabonaga atari ibintu bishushanyijeho. Nose biba ibintu byashushanyijwe cyangwa n'ibintu byari biriho. Bari bamubonye. Ariko bavuze ngo ni amasubyo. Amasubyo? Ngo ni amasubyo y'ibiti. Abantu bagahurura ati twe twamwiboneye. Uzi impamvu bitemewe. Kiliziya gatolika. Nuvuga ngo abapadiri bariya bahise bandika, banditse diyosezi irandika, babijyana i Roma, iravuga ati muragapfuna umuheto muragapfa. Ibyo ikibeho niho hemewe. Ikibeho niho honyine. Ibyo byiyerekwa abo bana ni ibigoryi baruta papa. Urumva? Rega buri impamvu n'ikibe babyemeye utagira ngo buriya n'icyoro cya papa kiba kirimo gupfa. Papa ko atarabonekerwa mwe mubonekerwa nkandi. Musenyeri ko atarabonekerwa, Mariya aza kubana namwe mwabana mwe atarazanga papa no muri banuki. Urumva? Ibyo rero ko itarivaho. Noneho rero Kiliziya Gatolika yo iyemeza mu Rwanda ko ahabonekewe ni hamwe honyine ikibeho habikira Mariya. Kandi bakemeza ko kandi abantu badukurikiye naho ikibeho ndaje ku bahanga bazi gushakisha muzakora ubushakashatsi bw'amatungo ya gatoki, mumenye gahunda connection yo muri Colombia na Kibeho twikomereje mukora ubushakashatsi. Hanyuma bavuga ko habonekewe bari abakobwa batatu. Yego, urabaza amazina yabo sinywa yasubiramo. Hanyuma bakabonekerwa na Bikira Mariya wenyine. Ariko abatowe urumva ndetse n'abandi bamurikiwe na Bikira Mariya, abo ngabo bo ntabwo bemeza icyo kintu, baracyemeza ariko bakongera bakavuga ko hatabonekewe abantu batatu, ahubwo habonekewe Siramisi n'umuhungu we. Habonekewe abantu benshi batandukanye. Kabiri bakaba barabonekewe na Bikira Mariya ndetse na Yezu. Ako pastor kangubaza ikibazo. Urumva neza? Pastor kangubaza ikibazo. Buriya iyo bavuze ngo hariho umuntu witwa Ngunda, mukaza bakavuga ngo mu mateka nyine mukumva. Ako se kwa Ngunda ko habaho ngo Ngunda ngo ni ibintu biri aho ngaho. Abantu mudukurikiye mutekereza ko ari ibintu biri aho ngaho gusa. Ase kwa Ngunda ni habayeho na.
twikomereze ku ntenyo urazi ku ntenyo abantu bagiye biga isi y'umwuka umwana na nyina barababonekera rero urumva ibyo bintu hanyuma ntabwo bo kiliziya ibyemera aba nabo bakemera ibyo kiliziya itemera uranyuma neza niyo mpamvu rero bavuze ngo babaye nka Anglikane buriya ba Ruteri bajya kuzamura umutwe ejo bundi Anglikane ejo bundi wari uzi ko ubu munsi Mbanda ayoboye Anglikane ku isi hakuyemo mu Bwongereza nabonye yakuyemo bati mwebwe mwagiye mu butinganyi twebwe twitandukanije namwe baramutora ngo ni Efakoni uyu munsi mwese muze ubu ni uyoboye Anglikane ku isi ariko u Rwanda turakaze nyine ubwo ujya wemera ko turi mu bihugu bitatu bikaze nawe ni papa arye ubwo se urumva atari papa papa bamaze kuba benshi urumva tugize papa arega buriya pastor abantu bataramenya gahunda ejo bundi umugabo witwa Sibomana Atanazi yagize gutya bayikojeje kuri YouTube ararikorongereza aravuga ati ndi umwami w'igitaramo njya gukora ubushakashatsi burya buri muntu wese aba ari umwami muri empire ye mu isi y'umwuka burya buri muntu wese agira empire kamfate nk'urugero rwa hafi buriya suranga rutanga rw'amaboko buriya nawe ni umwami muri empire yo uyu ni n'umwami kose uvuga gakondo si wowe dekarese ko ari umupfumu wari wabona undi muntu widekarara ko ari imandwa cyangwa ufite muri empire ufite ubwanwa nka buriya buretse gato Robert uramutse uvuze ngo uri imandwa hano abantu bose muri karitsiye baguhunga uzagende wambara ibintu by'amoya uvuga ati jewe Robert ninjye mandwa ya hano Robert niba atakwita umurozi hano urumva uzambwira hano ibaza umuntu wihandagaza ko bati ndi imandwa nkuru kandi tuzi ko imandwa zikora ibintu by'ubupfumu ibintu by'uburozi ibintu byo gute bugwiza cya gihe tuburanuza igihe tuburacano uko twazaburiye rimwe namuvugisha yari twaganiriye uhagarariye abaharanja yagarutse none se nkubaze betse gatoya ntiyavuze ko ahagarariye abarangi ko ari umurangi mukuru sebyivugiye se ariko se ubona abantu none uzaze uvuga ati ngiye ndi umurangi ahangaha roba nanjye ngeze nagaruka hano n'abandi bakumvaga ni ukuvuga ngo umuntu wese aba umwami izi subscribe nashakaga ariko se babona adakora ubabwiye ati ndi umurangi bakazana uwa mbere utabyara bakabona uramubyaje bakazana uwaje mugaye bakabona bose bose bahita bakuzura yose niyo nka yahuru niyo nka bajya bashorera ariko nijye nakubwiraga rero umuntu wese aba umwami muri empire ye aba umwami mu bintu arimo gukora ibi bintu by'ububwiru cyangwa se ibanga rya muvara uri kumva ryo kwimika aba bantu donc mu isi y'umwuka iyo ubireba ubona bifite izihe ngaruka mu isi y'umwuka icya mbere yego kuko burya kenshi Robert iyo ukora ibintu ubona abantu buryo babyakira cyangwa se nawe ubwawe burya reka mbwire ubundi batarakurondora batararondora umutima wawe sinkunda kukubwira ni Robert aho naraye urahazi ntituri inshuti se yego ibyo ndi gutekereza mu mutima wabibwirwa n'iki kereka Imana yonyine ariko njye ndabizi sibyo bariya abantu bajya mu rusengero ngo nashaka ngo abantu bandondore ariko wenda kurondora uyobe ko wanyweye inzoga uyobe ko uri igisambo uyobe ko wasambanye uyobe ko uri umwicanyi uyobe ko ufite inzangano nicyo ushaka kurondora ndaba ngo wowe ngo basambanye ngo umuntu umuhanuzi se waheka nawe ubizi oya ahubwo ngo uzapfa mu minsi iri imbere nose ubundi umuntu wavutse yapfa umuntu uzapfa hari utazapfa se njye nzapfa jewe niba mutinya mwe gupfa nanjye nzapfa njye nzapfa nawe udukurikiye uzapfa mushaka kubyemeye cyangwa ubiriki wigira ibyo wigira byose uzanapfa nurangiza ubore uzanabora nimba yawe ihene zijye ziza kuharisha reka nyuma y'imyaka 20 bazayubakaho amazu hejuru nka hano hirya hano bazayubakaho amazu hejuru bazana basimante
bakureho ibyo makaro bashizeho byose n'imisaraba bazabica hejuru. Ubutunzi waruhiye tubuhekenye twebwe abantu batarapfa mbere yawe. Tuzanywa fanta umunsi wapfuye, batwishyure tuze tugusengere wapfuye pasiteri agushyinguza. Niba utagira idini, niba udafite idini bazampamagara unyishyure ngushyingure. sura no kuwiruka ugira ubugugu n'iki rwose banagusobanura subscribe ukakwita uzapfa urwo rutoki rucikeho, nanjye bazashyingura uzapfa. Iyi misatsi n'ayamenyo nigusetsa bizashiraho uri igisikirete kira aya mazi azavamo, urumva nibyo ngibyo kabisa. Rero njya nkubwira buriya abantu icyo bakwiye gukora ni iki, mu isi y'umwuka abantu bakwiye guhumuka, kuko abantu barimo kugenda bakarindagira, rimwe na rimwe bakarindagizwa cyane. bureka mbwira Robert, niba hari ikintu kirindagije abantu ni aya macacizi, aya madini, harimo nabo ngabo bigume kuri za Gatolika n'abandi bose. Reka mbabwire Roba, njye naganira n'umupadiri sindi buze kumuvuga. Uzi yakubwiye ngo iki? Uzi mari ajya gusoma ahantu akahasoma, muzabikurikirane, hari ahantu padiri asoma agatangaho akabizo, muzima bagatanga ngo harimo gahunda, iriya gahunda rero nzayibabwira ubutaha. Reka tuzayibabwira ubutaha, nanjye ndayizi, tuzayibabwira neza gahunda iri. Mwebwe rero mukaza ngo amahoro y'Imana abe muri mwe, amen. Ariko padiri yasohotse hanze ahita avuga ijwi nk'iryo ndi kuvuga, agira n'amahane bajya kunywera akavinyu, turajya tureba n'agapira baba bayoboye bahamagara awogeza ati yavuga baje kura za Arsenal na zaki, agira ati twana tunyuraho gahunda hejuru yabyihorera bya gahunda byo kabyihorera, urukumva bya gahunda ni gahunda, uranyumva neza. Aho ngaho rero nakubwiraga, hanyuma abantu bo bakagenda batazi ibyo bagiyemo, bakagenda ngo kuko abakristo wamugana bameze nk'intama ziri mu zimbagwa kwe. Abakristo burya n'abana beza Roba, aya nabo bazarimbuka, ariko nutagira amayeri nawe uzapfa, kuko uzaba wijyanye mu gupfa uze kutamenya no kutamenya ibyo ugomba kubamo. Aho kugira ngo abantu basenge Kristo Yesu cyangwa se bamwizere, bizera Imana, bizera papa, siko biri. Reka nguhe urugero, iyo bagiye gushyingura umuntu wapfuye, reka nivuge Pasiteri Shimiye yapfuye wenda, Pasiteri kandikureho Shimiyimana Jean Marie Vianney yapfuye, Mana uzamurebe umushyire mu batagatifu, siko biri. Ako kanya bagatangira gusenga ngo Shimiyimana Jean Marie Vianney uzadusabire, uradusabira. Wibaze umuntu wapfuye wese wisabiye, wananiwe kunsabira uri muzima, uransabira warapfuye wowe ngo udusabire. Bagashyiramo abatagatifu bapfuye, mutagatifu Jean Marie Vianney udusabira. Mudusabira mwarapfuye, mudusabira gute? Urumva ubuyobe abantu bafite, ubwo ni ubuyobe bwa mbere, kandi banga abantu bashaka kumenya. Roba, umuntu akizwa yarapfuye cyangwa akizwa ariho, hanyuma se amasengesho bagusengera ubundi buyumva upfuye? Purigatori se bagusengera bwo amasengesho y'600 wavayo? Cyo koza icyo nemera cyo Bibiliya ntagatifu hari akantu igivuga, iravuga ngo ikuzimu nta migabo nta migambi bayo. Bibiliya yose bivuga ikuzimu nta mirimo, nta gufasha abantu, nta gutanga umusoro, nta gusenga, nta kubwiriza, nta kwihana, ni ugupfa ukabora, umwuka aba yasubiye ahandi hantu. Hanyuma ubwo twavuga agakiza Gatolika, memu n'andi macakizi yose, sibyo? Muzabicunge neza. Uyu munsi abapasiteri benshi, simvuze bose, nta n'ununze urutoki, ntabwo bakifokasinga ku bintu bijyanye no gushaka ko abakristo bamenya Imana, ahubwo pasiteri ashaka ko abakristo bagira gute bamumenya. Aho kubigisha Kristo, bo bashaka ko bamenya pasiteri, kugira ngo bubahe Imana. Uzabirebe Roba, sinzi niba warabicunze neza. Uyu munsi kugira ngo abakristo bubahe
imana, bubahe bibiliya, bubaha pasiteri kuruta imana cyane. Bajya mu rusengero bose bagapfukama bakarambarara imbere ya pasiteri, bakahashyira n'amafaranga ku nkweto, ashatse yabakandagira hejuru, ashatse yabanywesha peteroli, ashatse yabahebebesha. ariko imana yo oya, nta nubwo izwi. Ukomeye ni pasiteri. Muri iyi minsi nicyo uzarebe amadini ntabwo arimo kurwana ishaka yo kumenya imana, arimo kurwana ishaka ryo kugira ngo amadini yabo amenyekane. Donc icyo rero ntacyo bimaze byo mu nda y'isi y'umwuka. Rero abantu barashize. Ndagushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro. Shimiye na pasiteri ubu tuganije, tuba tuje gutya twitera akablage tubabwira, ariko message bayatambutse tugira ngo tubabwire yuko nta yindi nzira. Inzira ni imwe. Yesu yaravuze ngo ni njye nzira, ukuri n'ubugingo, nta muntu wajya kwa data atanyuzeho. Fini. Yesu ni bridge. Yesu ni ikiraro. Uranyumva neza? Ikiraro ntabwo ari pasiteri Shimiye. Ubwo nanze kuvuga amazina y'abapasiteri b'abandi, sinzi no kuyavuga. Ikiraro ntabwo ari itorero runaka. Ikiraro ni Yesu. Uranyumva neza? Ikiraro ni Yesu. Mwakoze kubana natwe, reka duhuriye mu biganiro bitaha. Pastor wakoze kutuganiriza, namwe mwari mudukurikiye, Imana ibaho umugisha. Reka tubabwire ngo shalom na uta, ariko I beg you again, please can I subscribe for me? Thank you.